utaye uwundi mwana w'ikinoze ntabwo wareka icyo kimuvuye ese ni cyane rero tugenda ariko nukareka nawe uri kubona ko utayeho undi mwana iki birakureba ntabwo wamurebaga nta nubwo waza ngo umusabe imbabazi rata tubabaye akubabarire kuzikize asunagura ko mutayeho ikino kira hano dutaye ujye ugenda imirimo barata kise ni kuri yameze nta kibazo mwinsatsi yo disi afite n'amandazi uwayakumenaho yose shani nyura hano dutaye kugira ngo wawe mpagarika kuri umva nise rata niko nakazi ukora cyubuza amarindazi none kana nabuza abakiriya ndavuga ngo reka ndumukire hano ubu iri zuba uba wiri urigendaho nariye mu gatondo kugeza amasaha 9 maze guca amagana 5 nese nakandi kazi wakora ndakabonye akazi kose nagakora nuko nakabonye kuri snap nawe ntabwo yakivuga ako mukandangira aho nagakora mukobanyiza tukagenda iyo mbobo uhagararanye nayo kubera ubundi kuki mwitaye uramuzi reba uko areba nese wowe ni ngombwa kugenda uhutaza abo wahuye nabo bose ngo kutabaza mbese ibyo birakureba wowe uramuzi umutayeho kino kintu umuzi nyine ntabwo tumuzi twigendere iyo mbobo sinamenyana nayo ngo bigende reba ukuntu ase n'ibigofero bibi uzi ko uri kwita imbobo yaba umugabo wawe barata nyine sibyo mubabarire mwihangane yego mugabo ntacyo bitwaye narebe rwose no dufate nabi ni kuri yameze nyine abantu bose bababwira nabi nyine hagati y'ubaha ntayibonye aya nta kibazo ntacyo bintwaye kabisa kamumeze ngira ndebe ko nabona abakiriya nyine komeza wihangane nyine ukomeze ugerageze ushakishe umunsi w'Imana izakugeza hano ya hano dutaye ujye ugenda inzira imwe uri uramuzi ari ntabwo wumva urira akazi hey baby girl hi Hey. umeze ute Mabuja. Mbese. Mabuja wese ko yirakaje Shamusigaye muri ubuyuko. Cyuma mwatsize mana. Cyuma mwijanye. agese mwe ngufane yiwe yari yakunaniye nta nemera wese iraje gucamo wowe asigaye yitawa kire gusa umeze ute Meze neza. ugiye ese kuke ukuri Ariko ngiye ku muhanda. reba ukuntu wigize ariko Ugize gute? ashobora ibintu wisize ubu ku muhanda niho ugiye wigize uko kudaheruka kuma prod skoro nsigaye nirirwa mu rugo bikamba Ura kwirwana n'ikurusha. ni ibibazo basiye Umwana wacu sha. muhanye mumbaye gusohoka Weshaka amafaranga ujye uza ngusohokane ntari biwishyura. inde wishyura jewe uko nshobora gusohoka abantu nsanze muri ako kabari bakishyura bile yose nari ijana nanzi sikunye wanyibagiwe Aha Imana yarabahaye ntabwo mumeze nkayo. ahubwo dupange ryari ariko utazazana amashanera ndetse ngasohoka ndi kumwe nawe Shidana bivukana ibintu byanyu arabowa Mari kuki byana bivukana ibintu byanyu no guhora mugenda birakureba cyane amaguru yawe tuba tujyanye ngaho mvaho nanga gusokera Reka tuzamujyane. umva turarushye natwe Abazanga kamarayika. izuba rira sindi wese bireba Baca umugani w'ikinyarwanda ngo imvura ihoze n'ibyo byose. ubu urifasha Kandi barwubika ngo he nibo barwuburanye. hari imvura babona kuri hariya hepfo ibyo bintu utangiye kuzana hano Nyereka ndi abandi umunyarwanda. bafotoye muri kangahe
banjye ndi mukuru ese ubureka nkubare ubu ndi umukandida w'ibinyejana bitatu reba kanubwire reba abandi turi gutaha izuba ryatumenya agahanga mana iri mizeransi Usohotse ugiye. tumuyagaze abakire bazakina n'abakire ngo abakire shana ngo mushobotse neze muvuye mvuye kwishyurira kano kana ishuri anti mukuru w'umwana ibyo ugatunze yakanise naranunze ndatura umwana mwiza utimureka gutunga uyu nguyu yigize imbambare kuva kera aha yabonye akazi nta kintu uzongera kuvuga oya Cyabaye akazi. ntacyo ujya ukomeza umutritingi like akwe oya ariko arabizi umushahara wa mbere uzahembwa karumva azaba ari umushahara wanjye se azaba ari azawuma uzi ibintu byose mwihorera niba uzakazaho. ukuru wawe akwiriye Apfa kukwitaho se uzabimenya ko Oya, nanahembwe urabeshya uzabimenya bari bararusha bapisinga bano bantu b'abantu mashadutanga sibyo nabonaga nkubwira ngo tuzimuke uzimukane nande se wazaje tukabana muzajya mukavaringa ibintu byose nzaze nibera umwana wawe aho uba n'indi ubikavarira ubwo rero ndetse niba bakuvangamira wazahavuyemo ese numva ibigambo bagira amana utababuza kuvuga ariko panga gahunda yo gusohoka ndi gukomeza ahantu muri kuva mwana ahubwo panga uzambwire ko mu imitsi ndahari uba uri mu rugo ndahari mwana ndetse ko na nijoro mu kanya saa tanu twakigendera tugenda ahubwo uze kumpamagara ibyo kwigirishwa ngo nimero yanjye akora neza y'abandi bana Mandazi, mshaka mandazi? Mafuta ngapi? 100. Amandazi ngurisha magana abiri. Yani ni manini cyane. Babyemera se cyangwa twigiye mu kirego twumva bibi. Mugene mukirere gute kandi mushaka unshorera. Imwe na magana abiri. Dufite 100 done. Ayi kandi gute se? Wapi ngurisha magana abiri nahita mpomba. Ariko rizana. Ako murampombeje. Fata muri. Murampombeje ariko? Sa murakoze ariko. Mugiye mu kirori? Mugiye mu kirori. Sawa sawa ntari. Murakoze. Yamandazi. Yamandazi. Sonu, bagiye nsize telefone yanjye. Bari wagira ngo naraye mu nzoga ntabwo uri kubona ukuntu umeze uzi ko hari ibitotsi bitaranshiramo. Bagiye kuryama. Bagiye kuryama. Mwana ibitotsi biranyishe bazi ko bitaranshiramo n'igihe naryamye. Se wowe uzajya urara muri telefone wibyukiremo wego. Bana banjye barambuze. Ako reka ngiye nitegure njye ku kazi. Sha genda ngenderwa mu rugo mfite wafu ntabwo ndi bwakore. Wankoreye icyayi se? Ko uri burangize nanjye maze gukaraba.
basi simara wiceza bwa kino gitondo njyewe usetse nkaho hari ikintu kibimbuza. njyewe n'ibitotsi mbyukanye bitaracira mu ngendo njye kumukorera icyayi. Ugiye heza ahubwo mbamubwire aze gushaka umuntu wa mama reza kugura nimero y'umuhamagara azatumise imyenda yabaye myinshi namenya ndi kubona njyana ku kazi. Kwiki uriya mu mama reka nkubwire uriya mu mama ntabwo njya mubona rwose. Narashize yarayitiriye Yego uraza kumuhamagara ndamuhamagara kubwira ko n'ibindi siramwishyura. wari gukora iki? Cyenda abandi kuruhuka. Sema abaja nago namubwira akanaturusha akakora agahanagura ukamwishyura. Wariteretse mu ko ubikore. Wow, so ndwana ashatse kiri muto nziza. Base habuze iki? Wese habuze iki? Ngengana nawe ntabwo ari we mukuru ntabwo ukwiye kubanza ukagenda nanjye nkabona kugenda. Njyahe naragisi ngomba kugisi nanjye kandya tukivuruga tukivanga nkivangura nkabona gushaka kandi ngiye no ku kazi ngiye kwitegura genda ariko mba mbona ibintu mbaba bininanura hejuru. uvuze kumubwira Messi imyenda yabaye myinshi kabisa. Ngiye kwitegura njye koga kandi uze kwibuka uteka amazi yo kunywa. Ariko ngenda umukozi mwa runo rugo. Ese uri gukora iki? Niba ndi bwaruhuke mfite off uyu munsi bisobanuye ko nibwo muri imirimo yose. Umukobwa wundi ntibamuruze. Umva baguhamagaye bakubuze zambura mukoro zawe. Aya ni imbura mukoro. Nakererewe. Anga papa wanda atarabishyuza. Umuntu uguye ideni aba yishingikirije iki? Kuzayanyaguka mwishyura. Ahubwo se wayamaye neza. Injo. Reba ukuntu ungana sibyo ureba ibyo bintu byose ububyuka wongeraho. Simbibura. Ase nari mugwe wikirira ndabona isekere. Ntabwo uri kureba ukuntu uri kungana basigabanya imigati n'ibyaha. Uriho wamungara amarira ufite da. Umva ugire. Uzi kumanagura ziriya nkweto z'umukara ndende. Siga amafaranga nyine. Nakererewe sinjye kabwo. Nukumye nafashe off ngo ushake kumfatira nango nguva gukore ngo bino nguze kunkorera ibingibi nibi. We mutaka kumwe mwaje byikorera. Cyangwa mu kimutsigira amafaranga tugukurira. Ndi njya muri makeup. Asa ntabwo sinumwe wagenda utiteye ibyo bihano. Abantu bazi ko ndi inzobe ku kazi ibaze ngiye na byiza. Isegazi. Abantu bazi kuri igiki ari inzobe Shamba bari. sanzaze uransekeje n'ubuze byose. Muri wibye nanjye. Mwarakize mba mbona abantu nyine bameze nk'aho barakize. Nta kintu bitaho, nta misatsi, nta makeup. Mu gihe njye biba byampangayikishije. Gise ko bwiza bwanjye buhagije. Ziko mama yambwiye ngo yakubyaye ari ku zuba we yananiwe. None ngo uri mwiza. Niyo mpamvu wabona ariyo mpamvu nabaye icuki.
ibindi gihe nta bindi nkeneye pe nta misatsi cyangwa nta makeup nkeneye. Ndetse erega iyo uri umukene uranabimenya wabikina se ukabikura. Ntabwo ari ikibazo cy'ubukene none se ubu ngubu nshaka imisatsi myiza cyangwa makeup ntabwo wanyishyurira nkabishyiraho wowe nyine ugakora inshingano. Rero icyo kintu wishizemo cyo kumva ko ikintu cyose uzakora nzakwishyurira sha bigomba kubyibagirwa. Ndacyari umwana amafaranga azajya mpembwa agomba kuba save yanjye. Nakererewe baranyica. Se nta n'ubu tugira ashanye byo no se nabivamo byo guhora nisiga buri munsi. Uziko basa mbonye nta makeup umenya yahita nyirukana. Uhari kubera makeup? Bawo berinjije. Kuko guma mu kazi kubera makeup ubwo uragenda ugakarangira akanyobwa boss ukamwereka kuri mwiza. Abo ni bo berinjije. Ubundi barakuzi nta makeup bameze nk'ayo baba batuzuye. Kakanyede naragakunze shaka. Yego. Utazakisiga ukazakamara amadare nta kamwe ufite. Kanyede najya byisiga. Ono toroje wese. Barijagaraye kandi ngo ugiye kwirirwa ha. Ubona n'ikintu wakora. Aka ni akazi nasabye. Segira vuba ugenda ubu ngubu ngandebera umwanya ubu maze uwisiga ibyo bintu. Ndetse bakwirukana ko byihomye kukajya guterekera amaso boss. Undi buri gukora kundeho undi buri gukora. Koko babivuze kuri ngo umuntu abyara umuntu ufite ubwenge n'undi winjije. Reba ukuntu amaso yagize. Genda nyine yatereke. Hi. Good morning boys. So niba ayiga uko nuko bigenza. Kiriye. Nago akongeza bari kwezi. Wowe iga kurya duke ko mu minsi iri imbere imirire igiye kugabanuka muri uru rugo. Nsigaye numva ngo ubira n'abaturanyi iyo bisigaye. Kakubaye Se wabimenya. Saba nyine uzambwira nimba ari bo mba nagiye gushakishiriza. Nawe ndenda kuzakwirukana ukajya kwivanga. Si kino ntonyambaye ute. Karakantu se sinyira ngo nishishiramo. Ndagashiramo ariko. Shaka ngafana bikino. Se wagiye wimerera kandi. Fatira gukina gira gutya. Ubugufi bwawe. So umuntu aba mugufi akaba mugufi no mu maboko. Ese nagurya. Umuntu ntabwo ntumenya case reka Bakanita kwambarira muri mira yo hanze niyo nini yo ku rugi. Leta nshiramo kanongeye sana. Okay, ndagiye nsangira imyenda imeshe. meje zura muntu ura mugore ni muhamagara nkamubura ndishakira undi. Ongera unzane akarindi ngo akindi. wahagurutse ukazisohoka ukagenda. Mutagira ubwenge ko mumeze. Yemana n'amafaranga y'ishuri mwishyurira pfuza. Nakabanyagura n'umujinya wahagurutse ukagenda. Reba amasaha ubu bimaze. Umva kize kubwira umubyeyi watubyaye rero mubwire ko mukumbuye basi azaze kudusura. Nijoro ndarya umuceri na chips.
Bite byawe? Ni byiza. Se nambazi? Cyonze? Unsiye. Ndabazi. Hari ahantu mwigeze kunyuraho. N'akandi gakobwa sinzi ko muvukana. Kameze nk'agashinze ukuntu. Ndi kugurisha ibintu by'amarindazi y'epfo. Niba bamenyeho nuza igicupa cya nasinziriye ku muhanda. Nese ahandaye nange hano hirya kwa Muyoboke kurangura. Ndi kurangura. Uracyacuruza bya bintu? Ndacyacuruza ndacyakomeje ndebe ko ubuzima bwakomeza muri Kigali subizi. Habase nta muntu wandangira se wamfasha gufura. Wabyize? Hoya just umuntu wafurira gusa. Wari wowe wese? Kubera ko nanjye kurangura ariko nagakora nako. Nta bintu byo kurangura nkagakora. Byose siko bifatanya. Nta kibazo si faranga se. Ifaranga ntacyo utakora. Nabyo ujya ubikora? Ndafura abantu nkafura imanuka epfo nkafura ahantu hose akazi kose. Ubwo ngubwo umara gufura ukajya no kucuruza birabe. N'ejo bundi nabonye akazi hano hirya mfura imyenda. None ubwo ufurira angahe se? Byaterwa n'imyenda ukuntu ingana n'ukuntu ikomeyemo canke yoroshemo. Ariko nk'iyawe uko nkubona nk'izi ngizi mwambaye n'amafaranga make y'imyenda. Iyo wagakora ntari ngwino nkwereka imyenda ushobora nanjye gushaka umuntu ufasha. Sa ntari kandi asante cyane. Nifite gukora permission nayikorera. Yego. Iyo ni umukozi. So rero dore hano ujya gufurira amabasi nanga ari gukoresha n'amazi uravoma hano ngiye kujya kuzanira imyenda nicyo kibura. Ndakoresha isabune cyangwa omo? Byose ndaje mbikuzanira urabikoresha ukoresha na soft. So narebe ngizane turebe ko zingana tumenyeka nuko duciririkana. Okay. Narabika njya kubikuzanira naho ngaho. Sanari. Urabona ari byinshi se? Ayiwewe. Usohoye inzu yose? So ibintu ni byinshi. Kambigo mbikuramburira hano kugira ngo urebe neza. Imyenda y'abakobwa se ndagira ngiragoye ntaribi. Urabona ari myinshi? Ntabwo ari myinshi. Udupira, udusengeri. Cyangwa se ibi? Ntaribi. Iriya ni sutiye? Nazo nazibona nsozaga ariko ifaranga se ntacyo uzakora. Njye ntabwo njya pfurisha amasutiye ndayifurira sibyo? Okay, nta kibazo. None ubwo uraca ngahe? Ndabona muri jinisi n'umupira w'imbeho muguramo 20. Ubu hano hari ikoboyi uri kubonamo koko? Ku buryo utu tuntu waca mu 20,000? Itura. Isi koboyi? Aka karoroshye ariko koraho wumva kano karoroshye. Reka tugice 5. Kandi nkuye amafaranga menshi. 10,000 uramesera. Ndaguha kode. 10,000 uramesera njye niyo mfite rwose kandi nayo bajya bamfuriraho. Sibyo? Kandi dore urabona we nguhaye n'imyenda mikeya nta n'amakoboyi nakuzaniyemo nta n'iki kuvurori naguhaye gusa uri kumva 15,000 wowe ubu waba ugiye kumesa iki nta n'inkweto noneho nakuzaniye. Kubera ko ntazi ngo kandi ejo ndasiga nimero ejo bampamagara ndamukiriya w'imvura reka nyafate ntaribi. Ntaribi nyine capurisha bigire vuba vuba
umerere kuri kariya gasengeri mu kanya ndagakenera. Nta kibazo. ariko nasabone wampaye. Reka nikuzane. Amafaranga ndayarya. Hanyuma rero akangaka urajya urayisubiza ko uyikoresha se urayishyiramo ugiye kunyuguza nyuma sibyo Ndabizi ni umuti. ushyiremo gakeya ushyiremo nyinshi yarutse Jesus in a macho, too much, mba aho kase nareba kubaza ubu mbaye ndi kukuganiriza hari ikibazo nta kibazo kabisa. Ubundi irungu ryari ryinshi. none se n'ubu nta n'ubu nzi ukuntu witwa gute Amazina yanjye bayita Divin. Divin Divin niyo mazina yanjye, ahubwo yanjye niyo ntazi. sanjye ni ngombwa None se ntabwo uyu muntu ntazi. nanjye nitwa Chanel. Chanel. Sawa kabisa. ndabona ubishoboye Ndabizi. Okay. Uri ubuzima ntacyo bitakwigisha. kandi sikamubaza akabazo k'amatsiko biriya bintu bitangiye igihe ki warize usoza kwiga narasoje narize ndasoza universite. Nasoje universite ariko niga ibintu bya banki. ariko isoje nabuze uko nakomeza ubuzima bw'hano hanze. birangira nyine ngiye imihanda urabizi ko ubuzima bugoye. wigira gucuruza amandazi ndavuga ati ikintu cya mbere buriya ni ukumenya ngo mu ishuri twari ikintu twize byitwa ngo twita mu gifaransa ngo ni étude de marche. Étude de marche ni ukuvuga ngo ni ukwiga ikibuga nyine ahantu ugiye gukorera. ndareba rero ahantu nakorera hose ni muri izi karitsiye, niho hantu nabonye haba abantu bamwe bagenda mu mihanda. ndavuga ati niho nakoreraga kariya kazi kanje. none se ubundi buriya ko wambwiye ngo ujye urangurira kuri hadiya kwandi Wamuyoboke? kwa muyoboke nta kuntu wazagirira nawe ukajya uyikorera noneho nyine ugahereza abantu bawe ibintu byiza wikoreye utagiye kurangurira abandi. nari nabitekereje ahubwo nyine mbura amafaranga nyine yabikora kuko biba naje kubona bikora amandazi biragoye. bisaba ibintu by'amavuta n'iby'amagaze bakoresha cyane. nabonye ibintu bisirimu cyane. ese ubu Divin tuvuge ko igihe umaze ucuruza utarabonamo udufaranga byibuze waba utangiye niyo wajya ukora amandazi 10 ku munsi. amafaranga ndayabona ahubwo ni ukubera ko nyine ashira mu bindi bintu ngengira mu depanse iwacu, nohereza iwacu mu cyaro mama baba bamutuma mu kazi nyine bagodesheje umva n'icyo barira. Umva rero bizagusaba nyine kugira ibyo wirengagiza kugira ngo
kugira ngo nyine akazi kawe kagende neza urusheho no gutera imbere. Buriya iyo abakiriya bari kubaha ibintu byiza barakugana cyane bakakohereza n'abandi bantu nyine nyine ugatera imbere cyane. Nabitekereje ndavuga nigeze no gukora amanywa na nijoro ariko nijoro naje kubivamo kubera ko nakoze iminsi ibiri nkora n'abajura baranyiba urantambira nyuma nkora n'umwana w'umukobwa banyibye ameza amafaranga yo gutangiza ameza natangiye ku 2,000. Buriya utangiye ku 2,000 banyibye nza gutangira ku 2,000 ubu ni kuri ababonye ameza ubu nsigaye amazi. Uriya abakobwa muri abana beza ntabwo ari twese. Okay, rero komeza ufure muganishaho gato kanjye mu kazi. Sawa nabi. Chanel. Kwa maana ya kande. Wewe. Ujira amazi. Sikama za hega. Uri cyane. Waje gutwiba. Uri umujura. Ndi gufura. Ni ndabwo y'akazi ko gufura. Ubundi suri ni kwa mbogo Chanel kandi wabona rero umukobwa wakwinjije wavuye he uri cyane imyenda uri kuyipfubya gusa uri kuyimesa uri ndavuye he uri cyane waje kutwiba indakaguhaye kandi twavuye ko dukenera umukozi nkawe umeze nkawe n'ipantaro biri gusa byacitse indakaguhaye akazi indakaguhaye niba atari njye waguhaye akazi n'indakaguhaye nta n'ikintu ufite uzi ko watuma wafunga nkagukubitira hano reba imyenda yagize reba ngo wafuze bisi ibingizi wibeshye nayikorera waguhaye akazi za niyo wari ifura ntumurere ku myenda utanayanduza ngo uri kubifura wisiga imyanda reba ukuntu userereza ubundi ujya woga Chanel kandi uranabazanira abajura muri uru rugo bare sohoka inzira yakuzanye ari gusubizayo gira vuba sohoka ntacyo ushaka kuvugana nawe gira vuba sohoka ya mabuja ni muri kora wundi muntu tubana muri iyi nzu kora abandi n'abapanga yitugira akayigera muri umuntu wanjye tubana mabuja wawe ni wenyine niyo mubaza sohoka gira vuba sohoka uri kunuka sohoka uri kunukira gira vuba n'ahamagara abashinzwe umutekano gira vuba erega amasabune wasohoka muzira kumenya yambwiye ngo ndayivure umureshe isamo noneho nisoza nk'ibi umureshe isamo witwa gusoma hari umuzi gusoma wowe urabizi uzi ibyo ari byo wanabimuzi ko ari ji barengeje amafaranga y'inzu sohoka amafaranga yo gukora iki iyi niyo wemeje nari ntabwiye ngereye ekura shyira hasi wiyanduza muri byose uzi ko kugira ngo icye uri kuyanduza wari uriye ese uriya mukobwa Chanel sohoka gira vuba undi mvuga
Gira vuba genda kutanumva shit